muri icyo gihe nari narasigaye mu Rwanda, madamu yaragiye hanze muri kiriya gihugu cyo mu Buhinde kuvuza umwana. Byambereye ikibazo gikomeye ukuntu nsigaye mu rugo njyenyine n'abana nabo bakiri batoya. Cyari ikibazo gikomeye cyane, byari nk'ubukwe rwose mu rugo rwacu, ibyishimo byinshi, duhimbaza Imana, indirimbo rwose turimo tuzivuga, n'abantu ku rubuga bariho batera impundu, babona ukuntu abantu bari baragiye barembye ariko bagarutse ari bazima. Icyubahiro ni icy'Imana, twabonye ukuboko kwayo. Baratubwiye ati umwana mu byumweru 3 arakize, nimusubire iwanyu muri Afurika. Numva ko ari ibyishimo tugize. Ko twageraga mu gihugu cyacu mu Rwanda, twasanze nyine badutegereje, papa w'umwana n'abandi n'inshuti n'abavandimwe, bishimiye kubona dutashya amahoro kandi nta umwana muzima. Ye baba we, mu mutima wanjye numva rwose ndishimye kumbonye iyo foto iriho Nowa na mama we. Imana yarakoze pe, iyo hataba Imana ntabwo byari gukunda. Rero Imana yarakoze. Ndarahiza nshimira buri umwe wese wadusengeye, wadufashije kugira ngo tugire aho tugera, kandi ngira n'abandi babyeyi inama yo kwihangana, ko byari ibintu bikomeye pe. Kwihangana byari bigoye ku buryo bambwiraga ngo umwana buracya yapfuye, aho nari ndwariye. Rero ndagira ababyeyi inama ko Imana na nyuma zikora, nta mpamvu yo gucika intege. Ngira amahirwe barambatiza, njya mu mazi menshi ndabatizwa. Kuva uwo munsi nabatizwa sinongeye kurwara amibe, sinongeye kurwara inzoka. Ubu maze amezi 4 nta nzoga irongera kunkandagira mu kanwa. Za nzoka zaragiye, kandi ibitotsi narabibonye kubera Imana, kuko nakiriye agakiza. Imana agiye ibana natwe mu Buhinde, kiza umwana arakira. Byari bitangaza kandi byari n'ibyishimo kubona umwana akize. Yego ako kanya ntabwo yahise akira ako kanya, ni etape par etape, bigenda gahoro gahoro, ariko ubuzima bwaho nyine burangiye kubayo, igihe cyo gutaha kigeze, twaratashye turaza. Tugeze ku kibuga baratubwira ati ntabwo mugitashye, tujyanyu yagize ikibazo. Hanyuma batubwiye ko indege yagize ikibazo, baravuga ngo tugiye kuba muri hoteli, turaza kugenda saa 4 z'ijoro nibwo turasubira ku kibuga. Yego amasaha yarageze nyine turataha, byenda neza turataha. Ubwo twageraga mu gihugu cyacu mu Rwanda, twasanze nyine badutegereje, papa w'umwana n'abandi n'inshuti n'abavandimwe, bishimiye kubona dutashya amahoro kandi nta umwana muzima. Rero byari igitangaza gikomeye ku bintu Imana yadukoreye. Ukurikije uburyo inzira zagiye ziboneka ziratangaje. Abandi bantu babasha kujya kwivuriza hanze baba bafite amafaranga yabo, cyangwa se hari n'ibinyamakuru byagiye bibafasha, ama YouTube atandukanye. Yego ariko twebwe Imana nyine yaradufashije, kurisha abantu baritanga miliyoni zabo 7. N'ibinyamakuru bimwe na bimwe nko ku Gihe ndabashimira cyane, nabo barakoze, na leta y'u Rwanda yarakoze, na Minisitiri w'Ubuzima yarakoze kudufasha kugira ngo tuvuze umwana. Rero byari ibintu byo kwishimirwa n'ibyo gushimira Imana. Imana yarakoze pe, iyo hataba Imana ntabwo byari gukunda. Rero Imana yarakoze. Ndarahiza nshimira buri umwe wese wadusengeye, wadufashije kugira ngo tugire aho tugera, kandi ngira n'abandi babyeyi inama yo kwihangana,
ko byari ibintu bikomeye pe, kwihangana byari bigoye ku buryo bambwiraga ngo umwana buracyapfuye, aho nari ndwariye bakambwira ati ameze nabi ntabwo ari buramuke, ariko nkakomeza nkihangana, Imana nayo ikanshoboza. Rero ndagira ababyeyi inama ko Imana na nyuma yaziye rikora, nta mpamvu yo gucika intege. Nimba ufite umwana urwaye urembye, komeze ko imbaraga zawe zingana, ureke kwiheba umwana agihumeka, kubera ko Imana ishoboye kumukiza nkuko yakijije Nowa, kandi byari ibintu bigoye, nta mafaranga, nta bushobozi, ariko hejuru y'ibyo byose hari Imana ibikora bigakunda. Rero ndashimira Imana cyane, nshimira abantu badufashije, ariko ndashimira igihe cyadukoreye inkuru, y'amakuru BTN, umunyamakuru wo kuri Kiti Radio, barakoze cyane. Ndashimira na Anita Pendo wabashe gushyira stati y'umwana kuri Instagram yiwe, yarakoze uko byabyaye umusaruro, abantu baritanga pe uko bashobojwe. Abantu nyine bahuza imbaraga, amafaranga araboneka tujya kuvuza umwana. Byari urugendo rutoroshye kuko nararaga ndira nkirwa ndira, mbona nta nzira byacamo, numva bigoye. Rero Imana yarakoze, kandi Imana ibaho umugisha, yego ikomeze ibane namwe ibihe byose. Madamu ari mu Buhinde arimo avuza umwana, baratubwiye ati umwana mu byumweru 3 arakize, nimusubire iwanyu muri Afurika. Numva ko ari ibyishimo tugize, gahunda yari ukumuvuza amezi 3, ariko Imana irabigabanyije ibigize ibyumweru 3. Ndavuga nti rero reka baveyo, mbaza ukuntu bavayo bahinduye amatike y'indege, sanga baraduca ibifaranga, amafaranga menshi agera mu 200,000. Ndavuga nti rero aya mafaranga aho kugira ngo nyatange, reka njye nyabaha bayarireho, bari hafi y'ubuvuzi. Igihe nyibivuga, Madamu barambwiye ati yewe, hari umuntu Nigeria watwishyuriye ahantu ho kuba ibyumweru, iminsi yari isigaye ibyo ku byumweru bigera muri 2. Ndangije numva nacyo ni igitangaza Imana yongeye mu byo imaze gukora. Ubwo ndihangana nkajya munohereza amafaranga babeshaho iyo ngiyo n'utundi tuntu bakenera. Iryo nishimwe naryo rikomeye ku gitangaza Imana igakoresha umuntu wo muri Nigeria mutaziranye, utazi yaturutse, ubwo n'Imana ibimuzanye. Noneho igihe kigeze cyo kugaruka mu Rwanda, bampa gahunda yuko bari buze. Ndavuga nti se ko bari buze, ubu ndamuha iki? Ntangira gutekereza icyo namuha, kumbu nanjye uko ntekereza nawe hari ikintu yampangiye agomba kuzampa. Nari kurukorwa n'isona mpaye ikintu nge ntacyo muhaye, ariko twembe ubwo n'Imana yadukoreshaga. Naye navuga nti wazamushakira urabo umuntu uturutse iriya tutanaherukanaga, aje mu ndege, ntireka nzamukoreshereza akarabo. Ndangije mpfunyika ururabo, ndagenda nzi ngo ndamutunguye, kumbi nawe hari icyo yateguye gikomeye. Ndagenda ngeze ku kibuga cy'indege, sanga bahageze imbere yanjye. Noneho hari abavandimwe b'abantu bari ku rubuga, barambwira ati se abantu nibagera ku kibuga cy'indege bazagira i Butare gute? Ni nyine ubwo bazatega bisi. Hari abantu bagera kuri 2 banyemereye imodoka yo kujya kumuzana. Umuvandimwe we rwose ampa imodoka ye tujya kuzana mama na Nowa, umwana wacu yitwa Nziza Nowa Dahope. Nowa tujya kumuzana ku modoka y'umuntu aduhaye. Umva ukuntu Imana igenda ikoresha abantu. Burya Imana ni urukundo, Imana ni rukundo kandi ikorera mu bantu. Umuntu aduha imodoka ye rwose tujya kuzana aba babyeyi Kanombe. Umuntu Imana izamumpera umugisha rwose, n'umunyabutare hano, Imana izamuha umugisha. Ubwo naragiye tugeze Kanombe, ndirukanka afite impamyi myinshi y'akantu ngiye kumuha nk'umukunzi wanjye. Bamuhaye ururabo, ndangije kumuha ururabo, sanga yanteguriye ifoto nini cyane iriho mama we n'umwana. Numva birantunguye,
ye baba we, mu mutima wanjye numva rwose ndishimye kumbonye iyo foto iriho Nowa na mama we. Ubwo twarangije guhana izo mpano tujya mu modoka turazi Butare hano. Ibyishimo urabyumva, ya marira yarari mu rugo iwacu aragiye, ahubwo ubu haje amashimwe n'indirimbo. Ubu turimo turavuga Imana ibihe byose, turavuga abana barishimye, byari nk'ubukwe rwose mu rugo rwacu, ibyishimo byinshi duhimbaza Imana, indirimbo rwose turimo tuzivuga, n'abantu ku rubuga bariho batera impundu, babona ukuntu abantu bari baragiye barembye ariko bagarutse ari bazima. Icyubahiro ni icy'Imana, twabonye ukuboko kwayo. Muri icyo gihe nari narasigaye mu Rwanda, madamu yaragiye hanze muri kiriya gihugu cyo mu Buhinde kuvuza umwana. Byambereye ikibazo gikomeye ukuntu nsigaye mu rugo njyenyine n'abana nabo bakiri batoya. Cyari ikibazo gikomeye cyane, mvuga ko ntazongera gusinzira, nta bitotsi nzongera kubona. Nkavuga nti rero ubwo nta bitotsi nzongera kujya mbona, reka njya mu kabari ninywera akayoga, wenda katuma mbona ibitotsi. Ndavuga nti hari ahantu hano i Huye ugana CHUB, hari ikigo cy'abamaseri gicuruza urwagwa ruryoshye cyane. Abakire bajyaga bakunda kuntumayo bamutujerekani ngo njye kubazanira urwagwa. Urwo rwagwa rwabaga ruryoshye. Ndavuga nti rero ngiye kujya njyayo nanjye urwagwa ndunywe. Icupa ryaho ryaguraga 1,200. Ndavuga nti ntacyo ndajya nywa agace ka 600 kugira ngo ntasesagura amafaranga menshi. Ndagenda ndarunywa ku munsi wa mbere, ndataha mbona ibitotsi pe, ndasinzira. Bukeye nabwo nsubirayo ndarunywa. Ku munsi wa gatatu nkumva ndimo guhumeka nk'abapapa, impumuro y'umuntu wanyweye inzoga indiho. Umunsi wa gatatu nsubiyeyo numva ya mpumuro ntikindiho. Ndavuga nti rero ubwo wenda ndongera kantite nk'icupa ryose. Ku munsi wa gatatu wa kane nsubiyeyo, ndagenda ngeze imbere hariya kuri IPRC, hariya kuri IPRC mpageze sanga hari umugenzi, kandi nahawe itegeko yuko saa tatu nibwo urwo rwagwa nzajya mbasha kurunywa, nibwo bafunga. Kurenza saa 3 ntabwo uzajya ubona. Ngeze kuri IPRC hari umugenzi antega, nari ngiye kurunywa zibura 15. Umugenzi abarantese ati motari ngeza mu gahenerezo. Ndavana uyu mugenzi rero ninjya kunywa urwagwa rwanjye ndasanga bafunze, atume ntarunywa. Ntuye umuntu reka muca ibifaranga byisha mveho njye kwinywera urwagwa rwanjye. Ndaye ndavuga abantu tuhagendera mu magare, ndavuga nti reka muce 700. Ubwo ndaba munanije mve hagenda teka abandi mbona inzira zo kujya kwinywera urwagwa rwanjye. Ntasanga bafunze. Mvuze 700 umugenzi aba yicayeho ati mwibiri wambwira ngo agabanye. Ndavuga nti rero yicayeho pe, kandi ubijambo narivuze kwisubiraho biragoye ntibishoboka. Ndavuga nikamwirukankane nk'igisasu, ngaruke mbanguke wenda ndahagera batarafunga. Uwo muntu naramwirukankanye mu buryo budasanzwe, nagendeye mu ijana pe, kandi ari mu mujyi. Kugaruka nagarutse nabwo nk'igisasu. Ngeze hari imbere yo kuri gare ndiko zamuka, mu bwonko bwanjye himarika ngo ugonze n'imbeba wahita upfa, kandi wagiye kuvuza abana, abantu mufite abantu mu Buhinde wagiye kuvuza, basanga wapfuye. Numva ni ikintu kinteye ubwoba, nibutse n'abandi bajya bagushwa n'imivuduko. Bita mbona ukuntu abantu bakora impanuka kubera bafite ikintu kibirukankamo, bafite ikintu kiri kubabwira ngo irukanka. Ubwo ni Satani bibakoresha. Ndangije nahagize zibura iminota 3, basuka yanzoga mu kirahuri, mbona rwagwa mu kirahuri. Ndangije urwagwa ndubwira amagambo ateye atya, ndavuga nti wanzoga we,
imyuka mibi iri muri iyi nzoga, abadayimoni bari muri iki kirahure, bari muri iyi nzoga, uhereye none ntibazongera kunkandagira mu kanwa. Kuva uwo munsi hari mu kwa gatatu mu matariki 27 nahise nzinuka icyitwa inzoga, kandi inzoga nari narazinyoye ku buryo budasanzwe. Nahise nzinuka icyitwa inzoga, ariko ubwo naratashye numva sindi guhumura nk'abapapa, nca n'ahantu mvagamo ikindi kiyoga cya Knowless nkivangamo, numva nacyo ntikifata, ngure ikindi cya Kanyanga nacyo mvangamo, bucya umutwe wajanjutse. Nari nakoreye amafaranga, bucye umwana arambwira ati ariko se papa, ni ndihanganye ubwo ndabyutse, igitwe kiri umutwe uri murandya kubera inzoga navangavanze zamennye umutwe. Ubwo mu mfuka wanjye nari sigaranye amafaranga 500, andi urumva nayatsembye nayanywereye. Umwana arangije mu gitondo arambwira ati papa, atuzi ko ibishyimbo byashize. Numva akana kanjye k'imfura gafite imyaka 8, numva nkoswe n'isoni, umutwe uri kundya, ibishyimbo nta bihari, numva ni ikibazo, nkozwe n'isoni umwana ku kintu anyibwiriye. Esase nayo ntayo mfite, kandi mfite amafaranga 500. Ndihangana natsa moto ndagenda aho sanzwe nywera, bemera kunkopa, ariko mfite umuhigo nahigiye Imana mwiza ko yanzoga itazongera kunkandagira mu kanwa. Ndanye ndavuga nti ahubwo ndajya n'ahantu bigisha Yesu, ku buryo baranyigisha iyo nzoga nyihubwe burundu, ntazongera no guhingutsa y'amazuru. Ikintu cyatumaga nk'uwo iyo nzoga, nari maze imyaka 6 ndwaye amibe, ndwaye inzoka. Nkavuga nti iyo nzoka niyo yatumaga nk'uwo inzoga. Nkavuga nti wenda ninywa akayoga yacurama, nkavuga nti reka nk'uwo icyuma byibuze yacurama, kumbaho kugira ngo icuma rame ahubwo irimo irakarata. Nireka nyo kunywa rwagwa wenda ya nzoga yacu, aho kugira ngo icurame icyo ndiye cyose nkumva mu nda habyimbye. Ni inzoka nari maranye amezi imyaka 6. Hari imiti najyaga ngura ya buri kwezi guri 12,000, ngo wenda inzoka yahwama ariko ntihwame. Abantu bandangira n'ifu y'amakara ngo igivura inzoka, nayo nkayikoresha bikoroha ariko ntibiveho. Ariko naho ntangiriye kwiga inyigisho z'umubatizo, nazize iminsi 5 yonyine. Wumva ukuntu nashakaga kumenya Imana. Ngira amahirwe barambatiza, njya mu mazi menshi ndabatizwa. Kuva uwo munsi nabatizwa, sinongeye kurwara amibe, sinongeye kurwara inzoka. Ubu maze amezi 4 nta nzoga irongera kunkandagira mu kanwa. Za nzoka zaragiye, kandi bitotsi narabibonye kubera Imana, kuko nakiriye agakiza.